Ibihe byiza kuri gukurikira Royal TV ni amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Njye ndi Gloria Mukamabano kuri #Royal TV akadomorwa. Kwibutse ko naho ushobora gukurikira aya makuru. Mbere yuko rero tuyatangirira, reka ngugezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru ari bwibandeho. Ibiciro by'amata mu mijyi yo mu Rwanda bikomeje kwiyongera ku buryo budasanzwe ngo ibintu byaturutse ku izuba ryinshi ryavuye mu bihe bishize. Naho bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali by'umwihariko abakunda kugenda mu bice bihuriramo abantu benshi barasaba amakampani yigenga acunga umutekano mu Rwanda guhindura imikorere kuko ngo hari ahagaragara kudohoka kwa bamwe mu bakozi b'ayo makampani. Bamwe mu baturage bo mu kagari ka Rwezamenyo mu murenge wa Nyakabanda, bamwe mu baturage baravuga ko bamaze imyaka isaga 5 babangamiwe bikomeye na ruhurura yabashyize mu manegeka, none na maginga ya ngo ikaba ikomeje kubateza ibindi bibazo birimo nongeye kuguha ikaze ukurikiye Royal TV. Nkuko nari maze kubikubwira ni amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ibiciro by'amata mu mijyi yo mu Rwanda ngo bikomeje kuzamuka, ngo nta kindi rero gitera ibi bintu ngo nuko havuye izuba ryinshi mu gihe gishize. Aborozi rero basobanura ko iri zuba ngo ryatumye inka zisanzwe zitanga umukamo uhagije zibura ubwatsi bwo kugurisha ndetse zikabura n'amazi yo kunywa, nkuko Placide Ngirinshuti abitubwira. U Rwanda rufite toni zirenga 700 buri mwaka. Kubera umukamo ngo ni mukeya kubera kubura ubwatsi bw'inka. Uyu mukamo w'amata arenga toni 700 buri mwaka ngo birashoboka cyane ko noneho muri uyu mwaka wa 2016 zitazagerwaho bitewe n'ikibazo cy'izuba ryinshi ryavuye mu gihugu ngo bituma zibura ubwatsi bwo kurisha ndetse zibura n'amazi yo kunywa, bituma umukamo ugabanuka ku buryo bugaragara. Uku kugabanuka k'umukamo w'amata kuri byanatumye igiciro cyayo kiyongera mu mujyi wa Kigali. Ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro by'amata by'umwihariko mu mujyi wa Kigali ngo byatangiye kuvugwa guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani. Ni ikibazo ngo gihangayikishije abakenera ngo kuko iki giciro gihanitse ugereranyije n'ibyifuzo by'abakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ntabwo gikwiye kubera impamvu nko amata yageze kuri 200 kandi amafaranga ari kubura kubera ikibazo cy'izuba. Yakaba yenda asubiye nko ku giciro cyayo ubundi tukagomya tukayanywa nk'uko twayanywa uko tubishoboye tubishaka. Uyu musore twamusanze mu nzu icururizwamo amata iherereye i Remera mu mujyi wa Kigali, atubwira ko kubera ibiciro bihanditse by'amata ngo byamuzitiye kugura ingano y'amata yifuza, bituma agura make atamuhagije. Ntabwo kamaze ubu nakanyweye nka 2 cyangwa 3. 200 nongeragaho 100 nka mu dukombe 2. Uru ni urugero rumwe ariko ruhure na benshi mu bakenera mu mujyi wa Kigali, ya imiryango irimo n'abana bato ndetse n'abasore n'inkumi batarashaka. Abacuruzi b'amata nabo bemeza ko igiciro cyayo gihanitse. Amata yavuye kuri 305 ajya kuri 400, ayatetse ni 405, ayadatetse 405 ishyushyu. Aruziya Mukabuyenge acuruza amata muri quartier imwe iherereye mu mujyi wa Kigali. Yemeza ko nubwo abakiriya yakira ku munsi bataragabanuka kugeza ubu ngo abamugana bijujuta avugira amata k'ibiciro bihanitse cyane ugereranyije n'ubushobozi bwabo. Cyane barijujuta. Kavuga ngo yaruriye ngo kandi ubundi barayaguraga kuri 305 ngo yageze kuri 400. Ni ikibazo kizwi na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ko batangiye kugikurikirana nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga wo muri Minisiteri bwana Jean Claude Kayisinga. Turakora inyandiko kugira ngo tuzakore harmonization y'ibiciro kuko icyo kibazo kirahari koko nk'igihe ukizamuye nacyo turacyumva, ariko iyo tugiye gukoraho tugiye gukora nabo na RNDP kugira ngo dukore amasezerano kugira ngo dushyireho izo harmonization y'ibiciro kugira ngo icyo kibazo nikizongere kandi kuba. Hamwe mu bacururizwa amata mu mujyi wa Kigali, yaba abacuruza ndetse n'abayagura bakomeje kuvuga ko igiciro cyayo gikomeje kwiyongera umunsi ku munsi. By'umwihariko ngo ibibazo byose bikaba byaratewe n'izuba ryinshi ryavuye mu burasirazuba bw'igihugu, ibintu byatumye umukamo w'amata nawo ugabanuka ku buryo bugaragara. Placide Ngirinshuti, Royal TV. Arakoze Placide Ngirinshuti. Dukomeje n'andi makuru, bamwe mu baturage bo mu kagari ka Rwezamenyo ya mbere aho ni mu murenge wa Nyakabanda iyo mu mujyi wa Kigali baravuga ko bamaze imyaka isaga 5 babangamiwe bikomeye na ruhurura yabashyize mu manegeka, none na magingo aya ngo ikaba ikomeje kubateza ibindi bibazo birimo n'ubujura. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge bushya bw'akarere ka Nyarugenge burizeza abatuye muri aka gace ko bugiye kwita kuri iki kibazo kimaze imyaka itari mikeya nk'uko Vincent Nibizi abitubwira.
impungenge z'ubuzima bw'abaturiye ruhurura hinyura mu kagari ka Rwezamenyo ya mbere iturutse mu bice bitandukanye byahazwi nka Biryogo zimaze igihe zumvikana, aho abaturage bakunze kuvuga ko ngo isaha n'isaha ubuzima bwabo bwajya mu kaga kuko batuye mu manegeka batewe n'iyi ruhurura. Mu mwaka ushize aba baturage bavugaga ko ngo ubuyobozi bwabijeje gukemura iki kibazo, ariko na magingo aya nta kirakorwa. Ibyo bakomeje kuvuga ko ngo nubwo inzu zabo zitarabahirimaho ngo babangamiwe cyane mu bundi buryo butandukanye basobanura. Iyi ruhurura iteje ikibazo rimwe na rimwe imvura yaguye, kubera ko imvura yaguye usanga ibangamiye nk'abantu, imyanda yose hari igihe imanuka ugasanga ibangamiye abantu mu buryo, kubera ko ituruka ruguru kuri kaburimbo. Kandi sinkeka ko ubuyobozi burakizi ikibazo. Hari igihe rimwe izamanuka ugasanga imanukanye n'abantu, cyangwa se ugasanga hari n'abantu itwaye amazu. Nkeka ko hari igihe kigize kuvuga ko bashaka kuyikora, ariko ubuyobozi bugendamo gake gake. Hari igihe ijya kuzura, iyo yuzuye rero hari igihe ushobora gukurura umwana ava ku ishuri. Ariko urebye hano hagiye hacukuka buhoro buhoro kugira aho bibyaye ikintu gikorwa cy'ayo mazi amanuka. Njyewe iyo mpatambutse sishobora kugera no ku izo sahane kuko biba bimbangamiye cyane. Nibuka bya bintu nanyuzemo nkumva ndabangamiwe. Uretse impungenge z'ubuzima bwabo bitewe n'imyanda usanga inuka mu mazi mabi aho areze muri iyi ruhurura, abaturiye n'abegereye hafi y'iyi ruhurura bemeza ko ngo itiza umurinda abajura bayihishamo ibintu bihungabanya umutekano cyane muri aka gace. Amabandi araza akahihisha kubera ko haba hatagaragara neza. Sinzi nimba babashije gukurikira, hari umuhanda utambitse hano kwa Mutwe ushaka kuzamo ahangaha, amabanda papura amatelefone hano ku muhanda w'amabuye. Iyo bapapeye amatelefone rero bizo birukanye muri ruhurura. Kuba inzego z'ibanze zarabijeje kenshi kubakorera ubuvugizi ngo ikibazo gikemuke, none imyaka ikaba ibaye myinshi, nicyo gituma abaturage basaba ko ubuyobozi bushya bw'akarere ka Nyarugenge bwagira icyo bukora, kuko ngo abafite ubushobozi bagerageje kwirwanaho bakubaka ku duce twabo, ariko abatishoboye bakaba bahangayitse. Ubwo ubuyobozi bw'ibanze ntacyo bwakoze, wenda yabashe kuva mu kagari bikajya ku murenge wenda hakifashishwa akarere. Ndakeka ko wenda aricyo bidufashaho. Nsabimana Vedaste, umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge wungirije ushinzwe ubukungu, twavuganiye ku murongo wa telefone, yemeje ko ikibazo cy'abo baturage kigiye guhagurukirwa, cyane cyane bahereye ku cy'umutekano muke. Muri uyu mwaka rero twateganyije kurangiza iyo ngiyo twari twakoze, ubushobozi nibubitwemerera iyo nayo izakorwa. Ariko nk'uko mwabigaragaje ko hari abajura barimo kwihishamo bakaba bagirira nabi abaturage, turakorana n'inzego z'umutekano no kugira ngo icyo cyaha cy'umutekano birukane nyine abo bajura bayikoresha. Turakoresha irondo muri ruhurura iri mu murenge wa Rwezamenyo n'ahazwi nk'Inyamiramba. Abayituriye bavuga ko imaze igihe kinini cyane babangamiye, ndetse ngo n'ubuyobozi kugera ku rwego rw'akarere ka Nyarugenge bwabemereye ko bazahimurwa, benshi baranabariwe, ariko na magingo ya iyi ruhurura iracyahari n'abaturage baturanye nabo bavuga ko isaha n'isaha ubuzima bwabo buri mu manegeka, kuko ngo imvura iguye cyane hamanuka amazi menshi ku buryo ashobora kuba yatwara ubuzima bwabo. Uretse no kuba rero amazi yamanuka agatwara ubuzima bwabo, imyanda myinshi ituruka mu bice bitandukanye by'umujyi, cyane cyane muri kano gace ka Nyamirambo, imanukira muri iyi ruhurura nk'aya mazi, ugasanga kenshi arababangamira kuko aba abanukira cyane. Vincent Niyibizi. Arakoze Vincent Niyibizi. Ni Royal TV ukomeje gukurikira. Nkwibutse kandi ko ushobora gutanga ubutumwa bwawe cyangwa se igitekerezo kuri iyo nimero ubona kuri screen ya televiziyo yawe ya WhatsApp. Ushobora kandi no gukoresha ubutumwa busanzwe wohereza kuri iyo nimero uri kubona hasi kuri screen ya televiziyo yawe. Dukomeje n'andi makuru, reka tuvuye gato mu Rwanda twerekeze mu bigendanye n'imico. Mu gihe hirya no ku isi hazwi uburyo bwo gukeba abana b'abahungu bizwi nko gusiramura bikorwa mu buryo bugendanye n'iterambere. Mu gihugu cya Kenya ho hari ubwoko bwitwa ababukusu bwo bujya gusiramura umwana w'umuhungu, hagakorwa umunsi mukuru ndetse n'imihango idasanzwe ishingiye ku migenzo y'umuco wabo. Reka turebe uko bigenda hamwe na Justin Kayiranga. Ababukusu ni igice kigize abaturage bo mu bwoko bw'abaruya, ubwoko bubarizwa mu burengerazuba bw'igihugu cya Kenya. Ni ubwoko kandi buza ku mwanya wa gatatu mu kugira umubare munini w'abaturage muri iki gihugu, nyuma y'Abakikuyu baza ku mwanya wa mbere ndetse n'Abaluo baza ku mwanya wa kabiri.
nubwo igihugu cya Kenya kimaze gutera intambwe mu iterambere, iri tsinda ry'abaturage b'ababukusu bo aho bituriye mu burengerazuba bwa Kenya bo harimwe mu mico gakondo bagitsimbarayeho ahanini isa nkaho itakagombye kuba igikorwa mu gihugu kimaze gutera imbere nka Kenya. Urugero tugiye kureberaho ni umuhango ukorwa hemezwa ko umwana avuye mu bwana ahindutse umugabo byemewe n'amategeko y'umuco wabo. Uwo muhango ukorwa hakebwa uwo mwana ibintu busanzwe bimenyerewe mu Rwanda nko gusiramura. Ni umugenzo ubusanzwe wabo bita gukwingira, ugenekereje mu Kinyarwanda bisobanuye kwinjira. Ushobora kwibaza uti uyu mugenzo ukorwa ute ku buryo utandukanye n'iterambere rya Kenya. Iyo umwana w'umuhungu ageze igihe akumva ko yiteguye gukora iki gikorwa cyo gukebwa, yegera se umubyara akabimumenyesha. Icyo gihe se nawe atangira gutegura ibikoresho nkenerwa byose kugira ngo uyu musore akebwe. Muri ibyo bikoresho nkenerwa twavugamo nk'inka y'ikimasa, ihene y'isekurume, inzoga ya gakondo bita kamarwa, hanyuma kandi akanategura akazu gato bita likombe ko gushyiramo uwo musore, udasize kandi no gushaka umugabo ugomba kumumukebera. Ku munsi nyirizina wo gukoreraho igikorwa, wa musore ugomba gukebwa ategura ibicurangisho bita kinyimba, kuko aba ari kubicurangisha mu gihe bagenzi be baba bari kumuririmbira banabyina. Iki gikorwa baba bakora bakaba bacyita kuranga, aho baba bahamagara abavandimwe bari hafi n'abari kure. Abavandimwe babashije kuhagera baza bitwaje amaturo yo gushimira uwo musore, ndetse uwo munsi wose bakawurangiriza muri uwo muhango wo gukeba uwo musore. Umuntu wa nyuma uhamagarwa muri uyu muhango ni se wabo, kubera ko mu muco wabo aba ari umuntu w'ingenzi cyane muri iki gikorwa. Iyo se wabo amaze kuhagera, wa muhungu yoherezwa ku mugezi kuzana amazi, aho agenda aherekejwe n'abandi bahungu babiri. Icyo gihe agaruka yikoreye y'amazi ku mutwe, ntabwo aba yemerewe kureba inyuma uko byamera kose. Impamvu ngo nta yindi, ngo nuko bigaragaza ko amaze guca akenge, ku buryo ngo aramutse arebye inyuma ngo bishobora gutuma arira mu gihe bamukebye. Ibyo bigahita biba igisebo ku muryango akomokamo. Iyo agejeje y'amazi mu rugo akorwamo inzoga ibigenewe umuntu uza kumukeba, kugira ngo azajye ayisomaho mu gihe ari guhumuriza wa musore. Ni umuhango uba udasanzwe, dore ko ushobora kumara amasaha arenga 28. Mu gihe ibikorwa byo gukeba uyu muhungu biba birimbanije, hazanwa kandi indi nzoga iba igomba gusangirwa n'urungano rwa se w'uyu muhungu. Iyi nzoga yo kuyifungura bisaba ko buri wese ugiye kuyisomaho abanza gutanga ibintu by'igiciro nk'amafaranga n'ibindi. Nyuma nibwo ibanza gusogongerwa n'umwe muri bo yifashishije umuheha bita ruseke. Yarangiza n'abandi bose bagashingamo iyabo miheha, ubundi bakanywa. Icyo gihe abari gucuranga bya binyuguri byabo, abandi nabo bamuririmbira. Iyo bigeze saa sita z'ijoro, wa muhungu ahabwa amasaha 3 yo kuruhuka, akaryama, hanyuma mu gicuku cya saa 9 z'ijoro akabyuka akajyanwa ku mugezi, aho umubyara we amusiga ibyondo ku mubiri wose. Icyo gihe aba yambaye ubusa buri. Nyuma nibwo bongera bagasubira mu rugo, ariko icyo gihe ntabwo bemererwa kunyura mu nzira banyuzemo baza ku mugezi, kuko ngo mu migenzo yabo baba bibwira ko umurozi ashobora gutegamo ibintu byagirira nabi umuhungu wabo, bityo bagahitamo kunyura izindi nzira. Iyo umusore ageze mu rugo arakirwa akerekwa aho ahagarara. Nyuma y'akanya gato nibwo ugomba kumukeba cyangwa kumusiramura aza yitwaje icyuma gityaye cyane, ubundi akamukeba. Icyo gihe wa muhungu ntaba yemerewe guhumbya cyangwa se kwinyeganyiza kubera ububabare, ahubwo aguma ahagaze kugeza igihe se umubyara amuhereye ikaze mu nzu yamuteguriye. Nyuma yaho ahita ajya muri ya nzu akayibamo kugeza igihe akiriye. Mbere yo kuyinjiramo agenda yiteye umugongo, ibyo bita kinyumanyuma, bisobanuye ko namara gukira atazasubira muri iyo nzu kundi, bityo akaba avuye mu bwana ahindutse umugabo kuko akebwe. Ni umunsi udasanzwe mu muco w'ababukusu, kuko bawukoraho ibirori ndetse bakishima kuko umwana aba avuye mu bwana ahubwo akaba umugabo. Nguko uko ibyo gukeba cyangwa gusiramura abahungu bigenda muri Kenya, by'umwihariko mu bwoko bw'abaturage bitwa ababukusu babarizwa mu burengerazuba bw'iki gihugu. Arakoze Justin Kayiranga, nizere ko mwabibonye uko bigenda aho ni muri Kenya, aho ari umuco wabo kuba basiramura babanje gukora imihango idasanzwe. Ushobora kuza kutwoherereza ubutumwa bwawe uvuga uko byumva, ese uyu muco nkawe urawubona ute? Ni kuri iyo nimero ubona kuri screen ya televiziyo yawe. Ushobora kohereza ubutumwa mu buryo bwa WhatsApp cyangwa se kohereza mu buryo bwa SMS isanzwe. Reka dukomeze n'andi makuru, aho bamwe mu batuye mu mujyi
mujyi wa Kigali by'umwihariko abakunda kugenda mu bice bihuriramo abantu benshi basaba amakampanyi yigenga acunga umutekano mu Rwanda guhindura imikorere kuko ngo hari ahagaragara kudohoka kwa bamwe mu bakozi bayo makampani bazwi rero nk'abasekirite badakora akazi kabo uko bikwiye. Abavuga ibi kandi babihuza ngo nuko ibyaha by'ubugizi bwa nabi by'iterabwoba bikomeje gufata indi ntera ku isi. Abayobozi bamwe muri aya makampani yigenga ashinzwe umutekano bo baravuga ko kongera ubugenzuzi bw'abakozi no gukora cyane n'inzego z'umutekano ari bimwe mu bisubizo ku mpungenge zigaragazwa na bamwe mu baturage nk'uko Tito Dusabirema abitubwira. Abakozi b'ibigo byigenga bishinzwe umutekano mu Rwanda bazwi nk'abasekirite bakunze gutungwa agatoki n'abatari bake ko badohoka ku kazi kabo, by'umwihariko abashinzwe umutekano ahantu hahurira abantu benshi nko mu masoko n'amazu magari y'ubucuruzi. Aba ngo rimwe na rimwe ntibita ku gusaka binjira muri ayo mazu n'ibyo binjiranyemo, kandi ngo bishoboka cyane ko bahungabanya umutekano muri ayo mazu nk'uko aba baganiriye na Royal TV na Royal FM babivuga. Ninjiye ahantu nari nagumishijemo imfunguzo zirasona bisanzwe, barasaka bamaze gusaka duhita natwe twikomereza tugenda, ariko ikigaragara ntago bigeze bambaza ngo icyo kintu ni iki, ku buryo ngenda avuga ngo nimba ari ukunanirwa, nimba babikora wenda by'umuhango, ariko ikigaragara akenshi na kenshi abantu bakunze kunyura muri biriya byuma ntago bakunze kubasaka kandi ngo babaseke biri ngombwa. Hariya urabona hano nk'isoko rishyashya hari akaryango gatoya gahari, iyo uhageze abasekirite bahari barajenjetse cyane, ujya kubona bigiyeyo bitaje abantu afite icyuma gisaka ntabe yasaka abakwiye gusaka. Nabasaba gukurikirana abakozi babo bakareba imikorere yabo bakabahwitura, unaniwe gukora agasimbuza undi abakeneye imirimo ni benshi. Izi mpungenge zaba bahuriyeho n'abandi batari bake ziyongeraho ubushobozi bw'ibikoresho bikemangwa. Urugero rutangwa aha ni amazu y'ubucuruzi akomeye arimo imari nyinshi kandi akagendwa n'abantu benshi, ariko ngo akarindwa n'abashinzwe umutekano bitwaje inkoni gusa. Ikigaragazwa nk'igisubizo ku mpungenge z'umutekano zigaragazwa na bamwe mu baturage bakunda kujya ahantu hahurira abantu benshi, ngo nuko aya makampani agiye kongera uburyo bwo kugenzura abakozi babo ndetse no gukorana bya hafi n'inzego z'igihugu zishinzwe umutekano nk'ingabo ndetse na polisi. Ariko ibyo byose hakabaho na strong supervision, ukamuhora uruhande anyuramo isaha imwe anyura isaha ebyiri ukaza kumureba imikorere ye. So iyo strong supervision rero ni nayo polisi duhamagarira cyane ko dukaza strong supervision ku bantu turinda hose, bitewe nuko tugomba kurinda umutekano wacu. Kandi mu by'ukuri ngira ngo mwese muri abanyarwanda urebye ibihugu bikikije u Rwanda nitwe dufite umutekano wa mbere. Uretse kongera imbaraga mu kugenzura abakozi no gukorana bya hafi n'inzego za polisi n'igisirikare bigaragazwa na bamwe mu bafite ibigo byigenga bicunga umutekano, ngo hari n'ingamba zo kubaka ubushobozi mu bijyanye n'ibikoresho. Urugero rutangwa aha ngo nuko mu gihe cya vuba hari bimwe mu bigo bizaba byujuje ibyangombwa byo kwemererwa gukoresha imbunda mu kazi ko gucunga umutekano, nk'uko bigarukwaho na Nkurunziza Andrew, umwe mu bayobozi ba kimwe mu bigo byigenga bishinzwe umutekano hano mu Rwanda. Iki gikorwa kijyana na capacity ya company, kikajyana na authorization ya polisi. Ibyo byose rero iyo capacity ihari na authorization ihari gihita gitangira. Twebwe dutekereza yuko muri projections zacu mu mwaka uza tugomba gutangirana nacyo. Hari abasanga impungenge z'abakemanga imikorere y'ibigo byigenga bishinzwe umutekano zikwiye kumvwa vuba, dore ko bahuza izo mpungenge n'ibyaha by'ubugizi bwa nabi ndetse n'iterabwoba bikomeje gufata indi ntera mu bihugu byinshi byo ku isi, kandi abakora ibyo bikorwa akenshi ngo bibasira ahahurira imbaga y'abantu benshi. Tito Dusabirema, Royal TV. Arakoze Tito Dusabirema. Ni Royal TV ukomeje gukurikirana amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nkuko rero nabibabwiye mushobora gukomeza kohereza ubutumwa kuri iyo nimero mubona kuri screen za televiziyo zanyu, ndetse hano hatangiye kuboneka ubutumwa butandukanye. Abenshi rero nkaba mbona muri kugaruka ku nkuru igendanye no gusiramura mu gihugu cya Kenya. Haruza ati hello Royal TV, ati Imana nifasha abo bantu rwose, ati birababaje, ati ye baba we umuco wo gukeba muri Kenya ndabona urenze pe.
undi nawe ati nitwa Narcisse ati yewe agahugu umuco akandi undi ati gusiramura ntabwo ari igihano ariko buriya bwoko bwo menya analogue bayikunze kurusha gutera imbere we niko rero abyumva. Hari n'undi watwandikiye ati mbonye neza ko mu Rwanda tugira indangagaciro na kirazira turiya si umuco ahubwo biteye ubwoba ati byakagombye kuvaho ati ndabona ubutumwa bukomeza kuza ari bwinshi ati amazina yanjye ni Aloyizi ati uwo muco ntacyo utwaye rwose waravuga ko rero uriya muco wo kuba basiramura abana b'abahungu muri buriya buryo ati ndabona ntacyo utwaye ati bariya baracyakomeye ku muco wabo ati njye niko mbyumva. Ni ubutumwa bwinshi bukomeje kuza turakomeza kugenda tubusoma uko bukomeza kugenda buza. Reka dukomeze n'izindi nkuru aho bamwe mu babyeyi bafite abana biga mu mashuri abanza ngo bagaya bimwe mu bigo bifata ingamba zo guha abana ibihano ni mu gihe baba bari kubatoza rero kuvuga ururimi rw'icyongereza. Ibi ni nyuma y'uko bigaragaye ko hari ibigo by'amashuri bibuza abana kuvuga ikinyarwanda mu rwego rwo kubatoza icyongereza, aho ucitswe rero ngo akavuga mu kinyarwanda afatirwa ibihano. Ni inkuru ya Patience Uwiringiyimana. We gonna make you crazy outside we was we gonna make you crazy. Uyu mwana kimwe na bagenzi be bavuga ururimi rw'icyongereza neza kandi adategwa. Kubwe avuga ko atigeze ahatirwa kuvuga icyongereza bityo ngo abashe kugera ku rwego agezeho. Oya barambwira ngo kuvuga ikinyarwanda aranga ari bibi kuko n'ubundi ni ikintu ururimi rw'igihugu cyawe, yego ushatse wavuga icyongereza cyangwa ukavuga ikinyarwanda byose nta kibazo bitwaye. Nubwo bitoroshye kubona ikigo cy'ishuri cyemera ko gifatira ibihano umwana uvuze ikinyarwanda, bamwe mu babyeyi bemeza ko bijya bibaho ariko bakaba babibonamo ko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku bana, aho bishobora no gutuma umwana yanga ishuri. Byakubabaza kuko nawe ntago abanze kubivuga ahubwo ntabyo abazi. Nyuma yo kumva ibyo ababyeyi bavuga, twifuje kuganira na bimwe mu bigo by'amashuri biri mu mujyi wa Kigali bizwiho ko abana baho bavuga icyongereza mu rwego rwo kumenya uburyo bakoresha ngo babashe kugera kuri iyo ntego. Aba bana twabasanze mu ishuri ribanza rya Kigali Harvest School. Yes. Yeah, like what they speak well, the things they say I can't listen. Natangiye kubyiga ndi muri P1 nibwo numvaga nabishaka ako batkomeza tubwira ngo nitkomeza kwiga icyongereza bizadufasha. They can allow them to speak Kinyarwanda because it is the language of their homeland. Nta unoza bino Esperance ni umuyobozi w'iri shuri aratubwira uburyo bakoresheje ngo babashe gufasha aba bana kuvuga neza ururimi rw'icyongereza. Rero abana twebwe icyo tubafasha ni ukubereka akamaro ko kuvuga neza, akamaro ko kumenya icyongereza, akamaro ko kumenya igifaransa, akamaro ko kumenya ikinyarwanda kukivuga neza. Impuguke mu bijyanye no gukoresha ururimi zemeza ko iyo ufashe umwanya ukiga neza ururimi kavukire bikubera urufunguzo rwo kumenya no gukoresha izindi ndimi z'amahanga hatabayeho gutwaza igitugu uwo wigisha urwo rurimi rw'amahanga. Uyu ni Nsanzabaganwa Modeste ushinzwe gahunda z'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Iyo uzi neza wafashe neza ururimi rwawe kavukire n'izindi uzimenya neza kurushaho kandi ukagenda uha agaciro mu rurimi. Ururimi ni kimwe mu bikoresho byifashishwa mu guhanahana amakuru hirya no hino ku isi. Bimwe na bimwe biragora yuko ururimi umuntu ahita arufata atararuvukiyemo. Biba byiza kumwereka agaciro k'ururimi kugira ngo abashe kurumenya ndetse no kurukoresha. Nitwiringiyimana Patience, iyi ni Royal TV. Arakoze Uwiringiyimana Patience. Reka dukomeze n'andi makuru aho Kaminuza y'u Rwanda n'ishami ryigisha ibijyanye n'amategeko ku bufatanye n'inzego zifite aho zihuriye n'amategeko bahuriye rero mu nama nyunguranabitekerezo aho bareberaga hamwe uko bashyiraho amasezerano y'ubufatanye ahoraho ku bijyanye n'uburyo bwo kuyavugurura. Muri uku kuyavugurura rero bavuze ko hakwiye gushaka uko hashyirwaho inzobere mu by'amategeko mu nzego zitandukanye. Ni inkuru ya Liliane Kariza. Intego nyamukuru y'inama nyunguranabitekerezo kwari kurebera hamwe uko batanga ubumenyi bunoze mu by'amategeko ndetse bakanavugurura asanzwe ariho kuko hanini usanga bigisha amategeko bagendera ku mategeko mu myaka yashize kandi mu by'ukuri uko iminsi ihita ari nako amategeko agenda ahinduka. Bamwe mu baraho kandi bagaragaje ko hakwiye gushyirwa imbaraga mu gushaka uko hajya habaho inzobere mu by'amategeko.
Honorable Agnes Mukazibera nibyo asobanura. Rero hano mu Rwanda njye muri specialisation idahari. Donc hagumye kuba umunyamategeko uzi ibintu uri specialize wenda mu bucuruzi gusa. Hagumye kuba umunyamategeko uri specialize biravuga ngo nko muri sport. Hakaba uri specialize muri gender, undi uri specialize mu buvuzi. Murabibona bigaragara yuko twebwe rero yacu bari kugenzura ariko u Rwanda nkuko mubizi nyine tugenda twiyubaka kwibwira ko izo domaine specifique hagomye kuba nyine iyo nama nkuko mwari mubivuze yo gutanga recommandation ko hagomba kuba cette spécificité du domaine mu rwego rw'amategeko. Kuri iki kibazo Dr Etienne Ruvebana umwarimu wigisha amategeko muri kaminuza y'u Rwanda yavuze ko iyi gahunda bazayishyira mu bikorwa umwaka utaha. Nuko hari gahunda yo kuvugurura twatangiye kwibaza ese amasomo yose dutanga yose niko akenewe mu buryo bumwe, ese ntayo tudatanga akenewe. Ibyo rero ni ibintu biri muri gahunda yacu y'umwaka utaha. Hari gahunda nyinshi zo kuvugurura imyigishirize, hari ariko ku bijyanye na School of Law nyirizina hari review izabaho umwaka utaha. Iyi nama yari yitabiriwe n'abunganizi mu mategeko, abacamanza, abashinjacyaha, abarimu bigisha amategeko mu zindi kaminuza, abashakashatsi mu by'amategeko, abadepite nk'abafite amategeko mu nshingano zabo ndetse n'abikora ku giti cyabo basanzwe bakoresha amategeko mu kazi kabo ka buri munsi. Mu byagarutsweho n'inzego zifite aho zihuriye n'amategeko bahurije ku kuba bakwiga uburyo hashyirwaho inzobere mu by'amategeko mu nzego zitandukanye. Liliane Kariza, Royal TV. Arakoze Liliane Kariza. Reka dukomeze nanone tujya mu butumwa bwanyu butari bukeya. Ati nishami nge numva uwo muco utari mwiza kuko bakoresha imigenzo ya kera. Angaro ari kugaruka kuri ya nkuru yo gusiramura. Hanyuma ati ni Peter mwiriwe neza, abo baturage barasiramura gutyo abasiramura gutyo, ati nge ndabona ntacyo bitwaye kuko niwo muco wabo. Dukomeje n'undi hari wavuze ati umugoroba mwiza, ati buri gahugu n'umuco wako, ati murakoze, ati uriya ni umuco wabo. Hanyuma hari utubwiye ati abo izo ruhurura ahangaha agarutse ku nkuru twarebyeho ya ruhurura yegereye abaturage, ati abizo ruhurura rwose nizitunganywe zitazakomeza guteza ibibazo. Uwo rero akaba ari Eugene Kayonza, urakoze cyane. Undi nawe ati nitwa Innocent, ati abanyarwanda twarokotse imihango nk'iyo ntitukiyibarizwamo kuko nk'igihugu gifite iterambere ryihuta nka Kenya ntibagakwiye kuba bagikora iyo mico ya kera mu Rwanda iwacu, ati ntihaba. Dukomeje nanone n'undi ati ndumiwe koko buriya se kuriya gusiramura kwabo bufite ubuhe buziranenge, ati ni Gustave. Turaza gukomeza tureba n'ubundi butumwa mukomeje kugenda mutwoherereza. Nkwibutse ko ari iyo nimero ubona kuri screen ya televiziyo yawe, aho ushobora kohereza mu buryo bwa WhatsApp cyangwa se kuri SMS. Reka dukomeze n'indi nkuru, aho MTN Rwanda yatangije uburyo bushya bugamije guhuza ku buryo bworoshye ba rwiyemezamirimo bato n'abakiriya babo. Uburyo bwiswe Business Call Asset buje gukora nk'uburyo bwari busanzwe buzwi nka call center services, ariko ngo bwari buhenze cyane cyane kubikorera bato n'abaciriritse nk'uko Fiston Felix Habineza abitubwira. Bimwe mu byagoraga ba rwiyemezamirimo bato n'abaciriritse ni uburyo bwo guhanahana amakuru n'abakiriya babo ku buryo bworoshye. Sam Smith akuriye Amazon Complementary Therapy, sosiyete itanga ubuvuzi hano mu Rwanda. Aha aragaruka ku mbogamizi bahuraga nazo ku bijyanye no guhanahana amakuru hagati ye n'abakiriya be. Yahamagaraga ashaka kugira ngo abaze igihe Amazon ikorera, ugasanga telefone ahamagayeho iri bize, akayihamagara inshuro 2-3, rimwe na rimwe bimuca intege akaba yabivaho cyangwa bikazamutwara ikindi gihe cyane. Ibyo Smith avuga abihuriraho na Twagirabega Jean Bosco ukuriye koperative icuruza imboga hano mu mujyi wa Kigali. Nawe yemeza ko guhanahana amakuru n'abakiriya be byari ikibazo gikomeye kuri bo, ariko ngo biragaragara ko iyi gahunda izakemura iki kibazo. Imbogamizo zari zihari. Ya mbere nuko hari igihe umukiriya ashobora kuguhamagara uri mu zindi gahunda, ukamubwira uti ndi mu nama simbashe kuvugana nawe, noneho akaba nta wundi muntu ashobora kuba yahamagara, wenda ari ya nimero yawe ya telefone yarafite yonyine. Ariko ubu izo mbogamizi
bitewe n'uburyo tuganiriye n'iyi produit MTN ishyizeho ntekereza ko bizaba igisubizo kuri koperative yacu. Ubu buryo bushya buzakora nk'uko serivisi ya call center yari isanzwe ikora, ngo buzaniye ba rwiyemezamirimo bato n'abaciriritse uburyo bushya bazajya bahanahana amakuru ku buryo bworoshye kandi buri gihe n'abakiriya babo. Norman Munyampundu ni umukozi wa MTN ushinzwe ibijyanye n'ubucuruzi muri iki kigo, aragerageza kwerekana inyungu kuri rwiyemezamirimo uzakoresha ubu buryo. Reka rero nkubwire inyungu zirimo ni nyinshi cyane. First of all, customer service is very key here. Abakiriya bawe no kuvuga baraba served immediately as they call. Niyo bashaka kumenya igiciro cy'ibicuruzwa ukora cyangwa service utanga, barahita batelefona. They don't have to travel and look for you. Ntabwo bari bugiye gushakisha aho uri, baragutelefona ukabaha information bakabona service. Ubwo umukiriya ubu muri teyinize ntabwo muhaye option yo kugira ngo ajye mu gushakisha ahandi aho yabona indi service nk'iyutanga. So abakiriya bawe ubabitse ubafite. Urabyumva? Nta kindi kirenze ubushake usaba gukoresha ubu buryo asabwa gutanga, ndetse no kwishyura amafaranga agera ku bihumbi 25 gusa buri kwezi. Guhenda kwa serivisi ya call center, dore ko uwayishakaga kuri ubu yatangaga amafaranga ari hejuru ya miliyoni 2, nibyo byatumye MTN ya hano mu Rwanda itangiza uburyo bushya bworohereza ba rwiyemezamirimo bato n'abaciriritse gukorana umunsi kundi n'abakiriya babo kuri telefone. Fiston Felix Habineza, Royal TV. Arakoze Fiston Felix Habineza n'amakuru ya Royal TV ukomeje gukurikira, nkuko kandi umaze kubimenyera ku munsi wa gatatu w'icyumweru ntago tuba turi twenyine, ahubwo tubatumirira na bagenzi bacu mu ishami rya siporo. Nkuko umaze kubimenyera tuba turi kumwe na Jules Karangwa. Ikaze. Urakoze cyane Gogo. Byifashe bite muri siporo? Reka duhere wenda ku bigendanye n'Amavubi, cyane cyane ku myitozo. Yani ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yatangiye kuri uyu wa gatatu kwitegura umukino wa nyuma wo mu itsinda w'amajonjora y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku gicamunsi cya none rero, aho yakoreye imyitozo kuri stade regionale i Nyamirambo. Abakinnyi hafi ya bose bahamagawe n'umutoza Jimmy Mulisa umaze igihe gito ahawe iyi mirimo, nyuma y'aho Kanyankore Jean Gilbert Yaounde ndetse na Shimimana Eric bari barahawe ikipe nyuma y'iminsi 5 gusa bahise bayamburwa, ihabwa Jimmy Mulisa wasanzwe ari umutoza wungirije muri iyi kipe, yungirije Jonathan Brian McKinstry umaze amezi 17 asezerewe muri iyi kipe. Abakinnyi bose rero bakina mu gihugu imbere bose bitabiriye imyitozo ya mbere yuko berekeza i Accra mu gihugu cya Ghana hazabera uyu mukino. Sibye ko hategerejwe Haruna Niyonzima kapiteni w'ikipe, Jacques Tuyisenge kapiteni wungirije, ndetse na Mugiraneza Jean Baptiste alias Migi, bose bakina mu gihugu cya Tanzania babiri, hamwe undi Jacques Tuyisenge akaba akina mu gihugu cya Kenya. Muri iyi myitozo kandi mu bakinnyi 26 bari bahamagawe na Kanyankore ndetse na Eric bari bahawe ikipe mbere, hakaba hiyongereyemo umukinnyi ukina ikipe ya APR Football Club Habyarimana Innocent bakunze kwita Di Maria. Nizo mpinduka zabaye ku myitozo ya mbere y'Amavubi mbere ko bajya gukina umukino w'umunsi wa gatandatu w'amajonjora y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu. Hanyuma wenda reka tujye kuri UEFA Champions League, ho byifashe bite kuri ubu ngubu? UEFA Champions League ngira ngo ni irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere ku mugabane w'i Burayi. Mbere yuko haba tombola ku munsi w'ejo ku gicamunsi mu mujyi wa Monaco, haracyarimo harakinwa imikino yo mu cyiciro cy'ibanze kugira ngo hamenyekane amakipe ya nyuma azabasha kwitabira iyi mikino ya UEFA Champions League ya 2016-2017. Ku mugoroba rero yabaye imikino myinshi igiye itandukanye, y'ikipe ya Celtic yabonye tike yerekeza muri tombola, Victor Plzen nyuma yo kunganya na Ludogorets. Hanyuma Monaco nayo itsinda Villarreal umukino ubanza yari yitsinze ibitego 2-1, umukino wo kwishyura yaje kwitsinda igitego 1-0. Kuri mugoroba yategejwe umukino 5, umwe muri iyi mikino itegerejwe cyane n'umukino ugomba guza Manchester City na Stoke Bucharest. Umukino ubanza ikipe ya Manchester City yo mu Bwongereza yari yatsinze Stoke Bucharest ibitego 5-0. Hakaba ari buze kurara hamenyekanye amakipe ya nyuma azitabira tombola ku munsi w'ejo i Monaco. Hanyuma Jules, tugana no ku musozo, reka tujye ku bigendanye na za transferi, aho wenda tugane mu Bwongereza. Mu Bwongereza hasigaye iminsi 7 gusa, kimwe no mu bindi bihugu bindi byose byo ku mugabane w'i Burayi, kugira ngo isoko ryo kugura no kugurisha abakinnyi rifungwe rizasozwa ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8. Ikivugwa cyane rero ngira ngo n'umukinnyi Phil Jones wari usanzwe akina ikipe ya Manchester United yayirerewemo ayikuriramo, ariko nyuma yaho ikipe ya Manchester United izanye umutoza Jose Mourinho Maria Felix
akaba atari kumuha umwanya uhagije n'igihe gihagije cyo gukina. Akaba rero yifuzwa na mukeba w'ikipe bijyanye rero n'ubushyamirane bwa hagati ya Jose Mourinho ndetse na Arsene Wenger w'ikipe ya Arsenal. Jose Mourinho arifuza kumugurisha ariko ntamugurishe mu ikipe ya Arsenal, mu by'ukuri igaragaza ko yifuza uyu musore w'umwongereza w'imyaka 24 nawe wifuza kuva muri Manchester kubera ko abona ko igihe kibikeye cyo gukina mu kibuga kibaze ku gihe cya Jose Mourinho. Akaba rero yifuzwa cyane na Arsenal, ariko kuri Jose Mourinho bijyanye n'ukuntu akunze gushyamirana cyane na Arsene Wenger ntabwo yifuza kumumuha. Jules, reka ngushimire. Urakoze cyane no kugo. Akaba rero ari Jules Karangwa twari turi kumwe, akaba twaganiraga ku bigendanye n'amakuru y'imikino. Reka rero tubanze twamamaze, dufate n'akaruhuko gatoya, mu kanya turagaruka turi amakuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, turahera mu gihugu cy'u Burundi. Smartphone na televiziyo LED Toyota Land Cruiser Prado Shasha Bemarana MTN. Komeza uhamagare, komeza uchatinge, unohereza za SMS ku murongo wa MTN. Uko ubikora ni nako wongera amanota yawe, ni nako amahirwe yawe yo guhembwa yiyongera. Kanda akanyenyeri 131 urwego umenye amanota yawe. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. MTN, everywhere you go. Mount Kenya University is the premier private university in the region, offering courses in health sciences recognized by government regulatory bodies and professional organizations. Join us today and study the following courses: Masters in Public Health, Bachelor of Public Health, Environmental Science, Medical Laboratory Sciences. You can also study Diploma in Medical Laboratory Science, Clinical Medicine and Surgery. For more information, contact our Chigali Town campus or Kichukiro Science Center. You can also visit our website www.mku.ac.ke. Nyuma yo gufata akaruhuko twagarutse ni Royal TV ukurikiye n'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda nkuko nari maze kubikubwira. Reka mu kanya tugane hanze y'u Rwanda, ariko nanone reka tubanze duce mu butumwa bwanyu. Arabatubwiye bati ni Ganza ayiwe ko bikaze, nge rwose biriya bintu ntabwo byambaho. Ati ndumiwe koko, buriya se kuriya gusiramura kwabo gufite ubuhe buziranenge. Arutubwiye ati ni Solange, ariko birarenze, uriya si umuco kabisa. Undi nawe ati harimo harimo n'imigenzo ya gipfumu pe. Undi nawe ati iyaba ahubwo reka tuyirebe neza iyi message. Ati kabisa iyo metode ni nziza ku bana, icyo kigo ni cyiza. Iyaba ahubwo byabaga itegeko muri Kigali ndetse no mu ntara, ngira ngo nibigendanye no kuvuga izindi ndimi. Hanyuma ati uwo muco wo gusiramura wari mwiza, ariko iyo mihango babakoreraho niyo mibi.
undi nawe ati ururimi kurumenya ni ukuruvuga cyangwa se kurukoresha, ati nta rindi banga, ati ndabakurikira ndi Alphonse. Urakoze Alphonse. Ati uwo muco ni uwa kinyamaswa, ati rwose ibi ntabwo ari uburenganzira ari ukubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Reka tube ducumbikiye ahangaha izi message mukomeje kohereza, ariko turaza kuzigarukaho ku musozo w'aya makuru. Reka twerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Abantu 8 batawe muri yombi bashinjwa gutuka abayobozi bakuru b'igihugu bakoresheje imbuga nkoranyambaga. Aba 8 bari mu bandi 50 bari batawe muri yombi mu mukwabo wabereye muri kamwe mu tubari turi mu murwa mukuru wa Bujumbura kuwa gatandatu ushize. Aba 8 bagifunzwe, biravugwa ko uretse kuba bashinjwa gusebya umukuru w'igihugu, hariho ko abenshi ngo bashobora kuba barakoreraga radio zafunzwe mu gihe habagaho kudeta ndetse yaje kuburizwamo ku butegetsi bwa Nkurunziza. Reka tugiye kandi mu Butaliyani, aho bivugwa ko umutingito uri ku kigero cya magnitude 6.2 ngo mu Butaliyani umaze guhitana abantu barenga 70, nubwo umubare w'abahitanywe n'uyu mutingito muri rusange utaramenyekana neza. Biravugwa ko wibasiye uduce tw'imisozi duherereye hagati mu Butaliyani. Biravugwa kandi ko kugeza ubu abantu benshi bakiri munsi y'ibisigazwa by'amazu, kuko ngo amazu menshi yaguye. Gusa ngo inzego zishinzwe ubutabazi nazo zikomeje gukora ubutabazi hifashishije kajugujugu kugira ngo harebwe ko hatabarwa ababa bagwiriwe n'amazu. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho ku munsi w'ejo hiriwe imyigaragambyo yateguwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Amakuru aturuka muri iki gihugu avuga ko imyigaragambyo yatumye amazu y'ubucuruzi afungwa mu murwa mukuru Kinshasa. Umunyamakuru wa BBC uri Kinshasa avuga ko amazu menshi ngo yiriwe afunzwe kandi imihanda myinshi yari ifunzwe. Abashinzwe umutekano batatanyije abigaragambya bakoresheje ibyuka biryana mu maso. BBC yatangaje ko Igoma naho amazu y'ubucuruzi amwe yiriwe afunze kuko bisa nkaho imyigaragambyo yari yakwiye mu duce dutandukanye tw'uyu mujyi. Abigaragambya bari barangajwe imbere n'umunyapolitike Etienne Tshisekedi basaba Perezida Kabila kwegura kandi akareka amatora akaba nk'uko biteganyijwe. Amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yamaganiye kure kandi ibiganiro byateguwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe biyobowe n'umunyatogo Edem Kojo. Abarwanya ubutegetsi bashinja kubogamira kuri leta. Itegeko nshinga Kongo Kinshasa igenderaho ntiryemerera Perezida Kabila kurenza manda 2 zigomba gusozwa mu mpera z'uyu mwaka. Aha naho dusoreje amakuru twari twabateguriye, ariko nanone hari ubutumwa butandukanye mwakomeje kugenda mwohereza. Ati umva nukuri, ati rwose uwo muco ntabwo ari mwiza. Ati mwiriwe bari abantu basigaye inyuma kandi ibikorwa byabo ni waravuga ko ngo ari igipagani. Ati mwiriwe ibintu byo gutanga ibihano kugira ngo abana bavuge ururimi, haraho umwana amera nk'ikiragi kubera gutinya ibihano. Iyi ni ya nkuru rero twabagejejeho igendanye n'ibihano ngo bishobora kuba bitangwa ku bana batavuga izindi ndimi. Nyuma ati turabashimiye kuri ayo makuru yose. Ni Olivier Wihuye ati turabakurikiye 5/5. Urakoze cyane. Ati uwo muco wo gusiramura ni mwiza, ikibazo ni uburyo ukorwamo. Ati biteye ubwoba. Ati ni Karimwabo Fidel. Urakoze cyane. Undi nawe ati nukuri uyu mugabo Nkurunziza arababaje kuko asanga abantu ati ndabona message itarangiye. Ati umuco wo gusiramura iyi nayo twayisomye wenda tugana ku ya nyuma. Ati imigenzo iragwira uwo si umuco. Ibi ni ibitekerezo bitandukanye mwakomeje kutwohereza kandi mbashimire mwese abohereje ubutumwa haba muri message zisanzwe cyangwa se kuri WhatsApp. Mbashimire mwese mwabanye natwe muri aya makuru. Gusa reka nkwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi twagarutseho muri aya makuru. Ibiciro by'amata mu mijyi yo mu Rwanda bikomeje kwiyongera ku buryo budasanzwe ngo ibintu byaturutse ku izuba ryinshi ryavuye mu bihe bishize. Naho bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali by'umwihariko abakunda kugenda mu bice bihuriramo abantu benshi barasaba amakampani yigenga acunga umutekano mu Rwanda guhindura imikorere kuko ngo hari ahagaragara kudohoka kwa bamwe mu bakozi b'ayo makampani.
bamwe mu baturage bo mu kagari ka Rwezamenyo mu murenge wa Nyakabanda bamwe mu baturage baravuga ko bamaze imyaka isaga 5 babangamiwe bikomeye na ruhurura yabashyize mu manegeka none na maginga ya ngo ikaba ikomeje kubateza ibindi bibazo birimo n'ubujura. Aha naho dusoreje amakuru, mbashimire mwese twabanye muri aya makuru ya Royal TV ukomeje gukurikira, kandi nkurarikire gukurikira n'izindi gahunda iyi Royal TV ikomeza kubagezaho. Yo nari Gloria Mukamabano, Imana ibarinde.